Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese aducura oxygen, umwanya twayasobanura. Senateri, ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Uwizeyimana Evode, ndi umusenateri ariko ntabwo ndi mu bamaze kurahira. Njyewe indahiro yanjye nayikoze muri 2020, iracyari valide kugera next October 2025. Nkaba rero nsabye ijambo ntashaka kwiyamamariza uyu mwanya, nashaka kwamamaza umugore witwa Sorina Nyirahabimana. Jewe mumvane kuri screen mubari we mushyiraho, ari hano imbere yanjye rwose, niba bishobokamo. Sorina Nyirahabimana ngira ngo nshatse ubu n'uwashaka nagarukira aha, ariko ni umugore umutegarugori nzi kuva mu myaka ya za 90. Kwamamaza umuntu umaze imyaka 34 n'itanu muzi ntabwo bigoye. Ni umuntu wize amategeko, ntabwo ndi bujye muri CV ye iri detailed kuko iri muri public domain, ntabwo ndi bubitindeho byo. Mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe, yabaye mu miryango itegamiye kuri leta, civil society, yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Yabaye muri kabineti muri za ministeri zitandukanye mu nshingano muzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi uko mbazi ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse, ntibishoboka. Niyo haraye uyu munsi nta harare ejo ntabwo bikunda, ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi, ndetse abana icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN, amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva. Muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza, ndetse nkiri muri kabineti tukaba twaranakoranye, twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana. Ni umuntu uzi gutega amatwi, ni umuntu ujya inama, ni umuntu jye sinigeze mubona arakaye. Jewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana, ariko we sindabona arakaye. Niyo twabaga tutumvikanye yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe, reka tuzagaruka ejo dukomeze iyi ngingo. Bugacye mu gitondo byakemutse, ibintu byose biri ku murongo, ariko wenda abantu bari bananiwemo. Nibaza rero ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yanabaye mu nshingano za nyuma State Minister for Constitution and Legal Affairs, inshingano yansimbuyemo, ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending. Ni umuntu uzi gutega amatwi akajya inama, humbleness icyo nkimuziho. Ngira ngo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo narangirizaho, Sorina ni inkotanyi cyane, ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo, nta nicyo byaba bivuze. Ni inkotanyi cyane nicyo muziho. Nkibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba Vice Perezida wa Sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uhura neza n'ubunararibonye bwe n'ibyo yize n'izindi nshingano yarangije neza. Abansaba bagenzi banjye rero ko twamuhundagazaho amajwi tukamutora, kuko nta n'ukundi byagenda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze senateri umaze kwamamaza. Nkaba nagira ngo baze senateri bamaze kwamamaza, senateri Nyirahabimana Sorina, niba byemeye. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndagira ngo nshimire senateri Uwizeyimana Evode unyamamaje, ndabyemeye. Murakoze. Nagira ngo menye niba nta wundi wiyamamaza cyangwa wamamaza banyakubahwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabona nta wundi. Ubu rero dufite umukandida umwe ku mwanya wa Vice Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, akaba ari senateri Nyirahabimana Sorina. Twasaba ko igikorwa cy'amatora gitangira
bagafungura systeme y'itora, buri musenateri agatora, murinjira muri systeme mukoresheje umubare w'ibanga wo gutora ku mwanya wa vice president ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Igikorwa cy'itora kikaba kigeze ku musozo, twasaba ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Nkuko bigaragara, Senateri Nyabimana Sorina agize amajwi 22 ku mwanya wa vice president ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Hakaba hatowe Senateri Nyirhabimana Sorina. ngira ngo harimo ni nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri. Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese ducura oxygen, umwanya twayasobanura njye nabirebaga ko nta wundi uri yatorewe aho ngaho, nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi uwo mwanya. Ubwo ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mayeri, ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire Perezida wa Sena. Muri uyu mwanya twatangira igikorwa cy'amatora duhereye ku mwanya wa Perezida wa Sena. Umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we, ariko ku buryo wiyamamaza cyangwa wamamaza ataza kurenza iminota 2. Abashaka kwiyamamaza cyangwa kwamamaza barasaba ijambo bazamura ikiganza bivuge, hanyuma biyamamaze cyangwa bamamaze. Uyu mwanya banyakubahwa abasenateri ni uwanyu kugira ngo bifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza bafata ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Senateri mwafata ijambo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mureshyankwano Marie Rose, nkaba ndi umusenateri watowe umaze kurahira muri manda ya 4 ya Sena. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twe nk'abasenateri biyamamaje, munyemerere tubanze tubashimire. Turabashimira cyane byimazeyo, kuko kwiyamamaza kwacu byaratworoheye, ko twasanze abaturage bakiri muri mudu y'amatora bari bavuyemo yo kubagira icyizere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byaratunejeje cyane. Mwari mwaraduteguriye inzira, twageze za Rusizi bakavuga bati nyanya, tugeze za Nyamasheke bakatubwira bati Kagame we tigana kwigana, tugeze za Rubavu bari bakiri mu ntere yo kuvuga ngo turamukundaga, baragukundaga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose kwiyamamaza nyuma yanyu byatubereye umugisha, bituma twiyamamaza neza, turabibashimira. Rero fashaka kanyangira ngo ntabwo nshaka kwiyamamaza, ndashaka kwamamaza. Ndashaka kwamamaza umugabo nabonye w'intwari, umugabo w'inyangamugayo, umugabo w'umuhanga, umugabo ukurikira, umugabo ucisha bugufi, kandi umugabo w'umukozi. Uwo nta wundi ni nyakubahwa Senateri Karinda François Xavier. Impamvu mwamamaza twarakoranye, yaje muri Sena ansangamo, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose ni umugabo ushoboye. Yaje turi gushyira mu bikorwa NST2, adufasha NST1 mbabarire, NST1 adufasha nkuko biri mu nshingano za Sena kugenzura ko guverinoma iyishyira mu bikorwa. Turakorana, dukorana neza. Ni umugabo utega amatwi, ni umugabo wumva inama, ni umugabo ufatanya n'abandi. Mbese
namwe mumushyiraho ntabwo mwibeshye rwose. Ndagira ngo nsabe bagenzi banjye mu kanya tujya gutora kuri uyu mwanya, abanyakubahwa senateri mumfashe tuze gutora nyakubahwa Karinda François Xavier, kuko nitumugirira icyizere kandi tugomba kukimugirira twese, nta jwi na rimwe rivuyemo kuko sinshidikanya ko azarushaho gukora muri iyi manda ya 4 ya Sena, kuko ubufatanye arabufite, ubushobozi arabufite, ubuhanga arabufite, ubunararibonye arabufite, mbese yujuje byose. Mumfashe rero amajwi yose tuyahe senateri Karinda François Xavier yongera abe perezida wa Sena, twongere dufatanye kuzuza neza inshingano za Sena. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa Repubulika, murakoze. Murakoze. Nabaza senateri bamaze kwamamaza ku mwanya wa perezida wa Sena niba byemeye. Senateri Karinda François Xavier, mwavuga niba mubyemeye. Ndabyemeye. Murakoze. Muri mwanya twajya tumenye niba nta wundi wifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza. Twibutsa ko wiyamamaza cyangwa wamamaza atarenze iminota 2. Ndabona nta wundi. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, dufite umukandida umwe ku mwanya wa perezida wa Sena, akaba ari senateri Karinda François Xavier. Inteko itora igizwe n'abasenateri 26 bose barahari. Twagira ngo dusabe ababishinzwe kudufasha bagafungura systeme y'itora, buri musenateri agashobora gutora. Kujya muri systeme y'itora banyakuba murakoresha umubare w'ibanga buri wese afite. Igikorwa cy'amatora kikaba cyatangira. Igikorwa cy'itora kikaba gisojwe. Twagira ngo dusabe ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Nkuko bigaragara, senateri Karinda François Xavier agize amajwi 25. Nkuko biteganywa n'itegeko ngenga rigena imikorere ya Sena, utsinze amatora ku mwanya ugize biro ya Sena nuwabonye ubwiganze burunduye bw'amajwi y'abasenateri bahari. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, mwemere uburenganzira nageza ku bateraniye hano n'abadukurikiye, utowe ku mwanya wa perezida wa Sena. Ku mwanya wa perezida wa Sena hatowe nyakubahwa Karinda François Xavier. Murakoze.